Umukire nimero ya mbere ku isi Elon Musk agiye kubaka umujyi we bwite muri Afurika. Elon Musk tumuzi muri business ziremereye cyane harimo n'iyitwa SpaceX ikora ibijyanye n'ibyogajuru n'izindi nyinshi afite muzi. Gusa amakuru ahari ni uko uyu muherwe kuri ubu ari gutekereza umushinga utandukanye cyane na business asanzwe akora, aho bivuga ko agiye kubaka umujyi we ku giti cye nta wundi umufashije. Ubwo abantu bamenyaga ko yifuza kubaka muri Afurika, bamwe bumvise ari igitekerezo cyiza, abandi nabo bakabinenga bavuga ko ashobora kuzabihomberamo bitewe n'imiterere ya Afurika mu bya politike ihora ihindagurika. Mbere yuko dukomeza, reka nkwibutse gukora subscribe kuri iyi channel yitwa Top 250 ikugezaho ibintu byinshi bitandukanye, ahanini tugenda tukwereka tekinoloji aho igeze mu bijyanye n'ibikorwa remezo ibyo ari byo byose. Njye nitwa Joshua Mutuyimana, mbahaye ikaze. Elon Musk ubwe yamaze gutangaza ko agiye kubaka umujyi mushya muri Afurika. Ubyumve neza, ntago azafata umujyi usanzwe wenda ngo awuvugurure, ahubwo azafata ahantu hadasanzwe hatuwe, maze aharimo umujyi munini kandi urimo byose. Mu mitekerezo y'uyu mugwizatunga, ashaka gukora umujyi uzaba utuyemo abantu bazaba bafite amacumbi meza, babona ubuvuzi bwo ku rwego rwo hejuru n'uburezi ku buntu kandi kugeza ku rwego rwa za kaminuza. Iby'uyu mujyi si imishinga iri mu magambo gusa, ni amakuru afite ireme kandi yizewe cyane ko na leta ya Afurika y'Epfo yamaze kwemera Elon Musk kubaka uyu mujyi muri Afurika byemewe n'amategeko. Uyu mujyi ndi kukubwira uzaba wubatse mu gihugu cya Botswana, ukazaba wubatse muri mayilozi 7 uvuye mu murwa mukuru w'iki gihugu Gaborone. Elon Musk ateganya ko uzaba utuyeho abantu bagera kuri 1 miliyoni. Ni igitekerezo kinini kandi gihambaye cyane uyu mukire nimero ya mbere ku isi Elon Musk afite mu mutwe we. Mu gupanga kubaka umujyi we bwite, Elon Musk arifuza kugira umusanzu atanga mu gukemura bimwe mu bibazo Afurika ifite, yubaka umujyi wuje ikoranabuhanga muri byose, Smart City. Mu byifuzo bye, uyu mujyi uzaba ukoresha imbaraga z'amashanyarazi aturutse ku mirasire y'izuba, ndetse ukazaba ari umujyi munini inshuro 10 kurenza indi mijyi hasanzwe, yaba mu bunini bw'ubuso no ku mubare w'abazawuturamo. Uyu mujyi ni wo mujyi uzaba uhambaye cyane nyuma ya Cape Town yo muri Afurika y'Epfo, isanzwe ituwemo n'abantu bagera kuri 4 miliyoni. Amakuru ahari ni uko uyu mujyi Elon Musk ashaka kuzawita Neo Garden, ndetse ikindi kandi ni uko yifuza ko imirimo yo gutangira kuzamura inyubako zizaba ziwugize itangira vuba cyane. Neo Garden ntabwo uzaba ugizwe n'inyubako gusa, ahubwo uzaba ari umujyi wuje ibimera n'ibidukikije ku bwinshi, aho uzaba ufite na parike iri ku buso bwa metero kare 2.5 miliyoni. Elon Musk ntago ashaka ko uyu mujyi uzaba wuzuye akavuyo k'imihanda na mbutiyaje y'amamodoka. Ateganya kuzawubaka mu buryo buri wese azaba yegerewe ibikenewe by'ibanze mu buzima, nk'amaduka n'amaguriro, amashuri n'ibitaro n'ibindi nkenerwa byose. Elon Musk mu kubaka uyu mujyi azakoresha ikoranabuhanga rihambaye ry'imashini n'amarobo. Bisobanuye ko tutazigera tubona ikipe y'abenjeniyeri, abafundi n'abayede bubaka, ibyinshi bizajya bikorwa n'aya marobo. Izi robo cyangwa imashini zizajya zifata sample z'ubutaka, maze bifashe Elon Musk kumenya aho agomba guhera yubaka. Nibimara kuba biteguye neza, ibigize inzu nk'ibirahure n'amadirishya, ibikoresho byo mu nzu nk'intebe, ibitanda n'ibindi bizajya bikorerwaho muri Neo Garden bidasabye kubituma hanze y'umujyi. Bivuze ko nta kibazo cy'ibikoresho byo mu ngo no mu ofisi kizigera kihaba. Ese wigeze kumva icyogajuru Elon Musk yerutse kohereza mu isanzure, ndetse n'uburyo yakoze imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi ku rwego zishobora kubonwa na buri wese, nyamara benshi akibivuga ntibabyumvaga ko ibi bishoboka, ariko yarabikoze birakunda kugeza aho n'izo modoka ubu tuzifite mu Rwanda. Elon Musk ni umuntu utangaje cyane, akaba umushoramari ukora ibintu mu buryo butandukanye n'ubw'abandi bose. Elon Musk arateganya gukora utudrone duto tuzajya tuzenguruka ikirere, aho tuzaba dufite sensors zifite ubushobozi bwo kumenya ibigize umujyi bitari gukora neza. Icyifuzo cye kibanze muri uyu mujyi ni ugukora ibintu bifite ireme kandi bizaramba, aho hazaba hari ibyanya byinshi byagenewe ubusitani bwuje ibiti bizagenda bikura bigakwira umujyi wose. Elon Musk yatangaje ko uyu mushinga ufata nk'akana ke, aho yashoye miliyoni 18 z'amadolari mu gukora inyigo yawo gusa. Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu Elon Musk ashishikajwe cyane no kubaka umujyi we bwite. Igitekerezo cya Elon Musk cyo kubaka umujyi we bwite n'uburyo uzaba umeze, benshi babifata nk'ibintu biri mu ntekerezo gusa, ariko bitashoboka mu kuri kwa siyanse. Mu mwaka wa 2022 Elon Musk yigeze gupostinga kuri Twitter
Kuri ubu yaguze akayita X, umujyi yumva yifuza kuba yakubaka ku mubumbe wa Mars, ariko mu by'ukuri ntiyagombaga kuwubaka kuri Mars, ahubwo yacaga amarenga y'icyifuzo cyo kubaka umujyi hano ku isi wubakanwe ikoranabuhanga rihambaye kandi ufite ingufu zirambye z'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba. Elon Musk ni umuntu ugira ibitekerezo bigaragara nk'ibirimo ubusazi bwinshi, ariko nanone nta mushinga we yigeze gutekereza ngo uhere mu ntekerezo birangire utagiye mu bikorwa. Ntibyagatunguye abantu rero ko yakubaka umujyi nk'uyu muri Afurika. Ukurikije imishinga Elon Musk aba afite, watekereza ko atajya aryama, kandi nibyo, akora amanywa nijoro, ndetse kuva yamenyekana nta muntu n'umwe urumva yafashe iminsi runaka y'akaruhuko atari mu kazi. Ku bantu bamuzi neza kandi bahora hafi ye, bakubwira ko Elon Musk uramutse umuhaye amahirwe yo gukora ikintu atigeze akora mu buzima, ngo yahitamo kubaka uyu mujyi ku mubumbe wa Mars aho kuba ku isi. Elon Musk ni wa muntu utinyuka ibyo abandi batinya. Kubaka umujyi ari umuntu umwe ni ikintu wumva kigoranye cyane, ariko Elon Musk ashize amanga yerekana ko azabikora kandi bikagenda neza uko yabipanze. Ibi ntabwo ari ibintu bicaracara ku mbuga nkoranyambaga gusa, ni ibintu byanasohotse mu makuru y'ibitangazamakuru bikomeye byo muri leta ya Bloomberg, bitangaza ko Elon Musk agiye kubaka umujyi bwe ku giti cye, uzaba uri byose twagarutseho mbere. Elon Musk ni umuntu ukunda ibintu bijyanye n'imijyi no mu buzima busanzwe, ibintu nawe yivugiye mu nama ya TED Talk mu mwaka wa 2010, ubwo yanavugaga ko imodoka zibangamye cyane kuko zirekura imyuka yangiza ibidukikije, ibintu ngabona ko byangiza imijyi ya none. Ngo ni ibintu rero we ubwe yumva afite mu nshingano kuba yakora ibishoboka byose ngo agabanye kumagara ku isi, aho yahise atangira gushora mu gukora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi, atekereza ko arizo nziza ku kirere n'ibidukikije kurenza izikoresha mazutu. Ibindi bintu biraje inshinga Elon Musk ni ugukora ku mishinga ijyanye n'ingendo zo mu isanzure, imodoka zitwara no gukoresha amashanyarazi aturutse ku mirasire y'izuba. Hari ibintu bigera kuri bitatu Elon Musk ajya avuga ko azicuza mu hazaza he, ariko ngo kubaka umujyi we muri Afurika bizasiga kimwe gikuye mu nzira, aricyo kugabanya cyangwa se kurimbura ubukene mu isi. Kubaka uyu mujyi Elon Musk yizera ko bizatanga icyizere ku bantu, bitanga ishusho rusange yo kurimbura ruswa. Abarenga miliyoni 800 z'abatuye isi babarwa ko bari munsi y'umurongo w'ubukene, ariko Elon Musk yumva nk'umugabo wahindura icyo kintu. Kubaka uyu mujyi muri Afurika yumva ari nk'isezerano yihaye, akavuga ko uzaba woroheye buri wese kuwuturamo. Nk'uko nabikubwiye, ibikorwa byo kuzamura inyubako zigize uyu mujyi zizaba zicumbikiye abarenga miliyoni 1, ashaka ko bitangira vuba bishoboka. Ni ibintu bitangaje cyane kumva ko umuntu umwe ashobora kubaka umujyi wose mushya awuhereye hasi nta wundi umufashije. Ni umujyi uzaba ufite byose nk'indi mijyi, aho gutuza abantu, ibikorwa by'ubucuruzi, amashanyarazi n'ibindi byose. We n'itsinda rye azifashisha, intego yabo ni ukurimbura ubukene muri Afurika, bakayigira ahantu abantu bashobora gutura ubuzima bwabo bwose batagorwa n'ikibazo cyo kugura amashanyarazi kuko bazaba bakoresha imirasire y'izuba. Ibintu ubona ko ari ikintu ashyizemo imbaraga cyane. Buri nzu muri uyu mujyi izaba yesitayemo imirasire y'izuba mu rwego rwo gutuma depanse z'abawutuyemo zigabanyuka cyane. Icyakora kugeza kuri ubu Elon Musk ntaratangaza itariki ntarengwa ibikorwa byo kubaka uyu mujyi bizatangiriraho, ndetse n'igihe bigomba kuzarangirira. Isi yose itegereje itangazo rikurikira rya Elon Musk na timu ye ku gihe izi nzozi zizakabirizwa n'uburyo bizagabanya ubukene nk'uko abivuga. Ikigaragara cyo ni uko isi yinjiye mu kiragano gishya kiyobowe n'imijyi, aho 1/2 cy'abatuye isi ubu babarizwa mu mijyi. Ibi kandi nta nubwo bikuraho ukuri kuko abantu bagenda biyongera uko bwije n'uko bukeye. Kugira ngo batuzwe neza, isi ikeneye uburyo buhamye kandi burambye bwo kubaka imijyi neza, mu buryo butari ubwo gupfusha ubutaka ubusa nk'uko imijyi myinshi yubatse muri iki gihe. Gukoresha neza ubutaka mu bikorwa by'ubuhinzi no kongera uburyo bwiza bwa transport rusange, aho kugira ngo buri muntu wese atunge imodoka ye ku giti cye, biri mu biraje inshinga uyu muherwe wa mbere ku isi. Niyo mpamvu Elon Musk ashaka kwiyubakira umujyi we bwite wujuje ibi byose ku butaka buri mu maboko ya leta ya Afurika y'Epfo ubu ngubu. Ahazaza ni ikintu kitajya kiva mu ntekerezo ze. Hari undi mujyi uherutse kubakwa uhereye hasi mu majyaruguru ya Afurika ku butaka Elon Musk aherutse kugura n'umwami wa Maroc. Kampani yubatse uyu mujyi yabajijweho izungukira mu kubaka uyu mujyi, bavuga ko ari mu misoro y'abazawuturamo n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi bizawukorerwamo.
nyuma y'umwaka umwe gusa atangaje uyu mushinga wo kubaka uyu mujyi yise Neo Garden, hari intambwe nto yatewe mu kubikora. Ese ukurikije uko umujyi awutekereza, koko Elon Musk ashobora kubigeraho cyangwa ntibishoboka? Nawe tubwira hasi muri comment uko ubyumva, maze dukomeze dusangire ibitekerezo. Ushobora no kutubwira ikindi kintu wifuza ko tuzaganiraho ubutaha. Reka nkwibutse gukora subscribe wowe utarayikora kuri channel ya Top 250. Njye nitwa Joshua Mutuyimana. Ciao ciao.